nabikozwa nge nzazira bazankoma mu nkokora niga urubyiruko tudakora dutekereza nk'abadahari uhura n'umusore ukamubaza uti bitubutunzi iki akakubwira ko afite inkweto ya wayitiye watunze sitire ziruta izagorira unity ukamuseka ukihirika ukigendera nipfa nkanuye muzampume igihe nzaba nkiriho muzantume uzashaka kundogoya muzamuvume sige mbibukije aha dutuye ni hagati ya Kidaturwa na Nyarusange si imirima y'urusange underground. Wayanditse ushingiye kuko irimo amagambo akomeye cyane. Nayanditse mpereye ku buryo mbiza ariko nkaba narabuze ubushobozi bwo kugeraho hari n'abambona bagera hejuru kandi batandusha kuba mbizi kabisa ni nkaho nagendeye. Umuziki ni ukora nk'akazi gusa cyangwa hari ibindi bintu ubasha gushakishirizamo? Ubu bintu bintunze nanashakishirizamo ni ibintu bikomoka ku ifarini. Yego. Urumva ngo noneho tugiye kwinjira mu buzima Yes, ndagushimiye kandi ngwaye ikaze wamaze gukora subscribe kuri Rwanda Shine TV. Nongere ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byacu uherereye mu ntara enye zigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Dusuhuza abari muri diaspora mwese, abari Burundi, Uganda, Tanzania, Congo, Kenya ndetse n'abandi baherereye ku bindi bihugu biri ku migabane igize isi yacu. Ndi kumwe n'umutumirwa imbere yanjye, ariko ngiye musanzwe mubizi ko ndi Paul Bavumba kwijwi, kuri kamera ndi kumwe na Darirene ndetse na Igo, kuri kamera ndi kumwe nande imbere yanjye Firestone aka Haraka. Inde? Firestone aka Haraka. Firestone bivuga iki? Ni nk'umuriro ukomoka ku mabuye. Firestone. Wabyise ugendeye kuki? Umuntu bare muntu yita izina bitewe n'impamvu. Mbona nsa nk'umuntu ibyo nkora bituruka ku bintu bitoya ariko nkajya mbona bimwe biremeye. Mbona ari nk'umuriro n'ubundi waba ukomoka ku bitari umuriro. Amazina y'ababyeyi yo rero ubundi nitwa Maniriho Gabriel. Maniriho Gabriel. Ariko noneho ndashaka kugira courage. Ugire courage ku buryo abantu bari kwa kino kiganiro nyine baryoherwa n'iki kiganiro, sibyo? Mani ubwo ni Firestone. None Firestone mundi izina Firestone warabyiyise yego. Ibyo ukora ni ibiki ku buryo umuntu ashaka gutayumvira akavuga ati iri zina nibyo koko? Ukora ibijyanye n'iki? Nkora ibigendanye no kuba nahanga indirimbo nazandika. Yego. Nakwandikira n'abantu nkaba nanashobora no kuririmba zimwe nkaba nanagenze ikora njya mu studio anyuranye. Yego. Muri make uri umuhanzi? Ndi umuhanzi. Uri umuhanzi? Ndi umuhanzi. Uri umuhanzi? Sana. Subiramo. Uri umuhanzi? Ndi umuhanzi. Twagiye. Akapera. Ndahimba ndarimba ndaririmba benshi mu gapinga ngo nta manuzi wabo nuko data byahozeho bacurangaga imiduri nta misambi byari byiyoni nta soni kuki muvuga ibyo ko nibinyugunyugu bibyari binyabwoya nanjye muza kunzamura byari kuba maramoya uruzi n'abakanyitayeho mumbwire ngo sakindi zaba byari kindi ngo ibihe bizaba biha ibindi na baba fanizi banje ni nk'impumyi zirandasi zindi ni peace nta kindi baba demu banyemeruza ibihembo bampa ni bizu nkaho bakampaye karongo nanjye nigire kwa DJ Zizo Al Pacino gusamwe mushoboye ino twe tugiye kugwino bitise tugiye kuvino mu muziki nta guhangana hari beshi bankoreye kudeta no nanjye sinje nje guteta sinjya kotereta uruzi nabasagi hobe bandushe kujya hiti batandusha kugendera muri biti gusa nta muvuduko ndiho ntiwambwira ngo uru wa mbere nduwa nyuma tutarigeze twirukankana nagakubita rap sinarusha abana bayigiye mu kavumo gusa nanjye hip hop niwo muvumo underground ndi nka wa mushonje ndota ndya hari ubwo ntekereza ko ejo nzaba ngendera mu modoka z'imizinga byahe byo kajya hari nubwo naba nzenguruka ikuzimu kwa Nyamuzindi Imana indinda urupfu dore ko rudakangwa ibiceri ruyekenye ibigori nkaswa umuceri ntirugira isoni rwatwaye na Michael Jackson. Igo. Aha. Uyu muntu arabasha? Ewan uyu muntu njyewe nemeye kabisa nayamanitse. Arabasha. Giho. Uyu muntu arabasha? Umva ni imbere cyane ahubwo se man courage kabisa. None se reka nkubaze. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki wayanditse ushingiye kuki? Yitwa Underground. Underground.
wayanditse ushingiye ku kuko irimo amagambo akomeye cyane. nayanditse mpereye ku buryo mbizi ariko nkaba narabuze ubushobozi bwo kugeraho. Hari n'abambona bagera hejuru kandi batandusha kuba mbizi kabisa, ni nkaho nagendeye. Ubu nibwo dutangiye ikiganiro rero. Ubu nibwo tugezwe gutetanya ikiganiro. Ndatangira nkubaza, ni ryari watangiye wamenye ko ufite impano y'umuziki? Mbese wewe ufite impano yo kuririmba? Guhera muri 2016. Yego, barabikubwiye cyangwa arabirose cyangwa n'ibintu byakuryaryasa? Hari ahantu byanjemo, nakunze gukurikirana abaraperi, habe ku mateleviziyo habe no ku maradiyo, numva ndabikunze. Nkiri no ku ishuri nkajya nandika naba ndi bambaje nk'akapera, nkumva bose nkabona bari gukoma amashyi kuko nakoze nkora indirimbo nyinshi zitandukanye. Yego. Firestone, ubu saka kanya umuntu utazi Firestone, utamuzi, yifuza kumumenya, yakumenya kuko uri umuhanzi cyangwa hari ubundi buzima ubayemo? Ese aka kanya umuziki ni ukora nk'akazi gusa cyangwa hari ibindi bintu ubasha gushakishirizamo? Ubu bintu bintunze nanashakishirizamo ni ibintu bikomoka ku ifarini. Yego. Urumva ngo noneho tugiye kwinjira mu buzima bw'umuhanzi. Kuko hari impamvu uri hano kuri Rwanda Shine TV, sibyo? Hari impamvu hari. Ni n'abantu bari bumenye. Hari indirimbo waba warakoze nibura runaka? Narayikoze bita Saba Amaboko, nubwo itageze mu rwego nifuza, ariko nakoze indirimbo zigeze nko muri 4. Yego. Ubu aka kanya noneho ubuzima bwawe noneho ubuzima bwawe urimo nubuhe? Ukora ibiki? Utuye hehe? Mbese tushaka ko noneho wowe utubwira urugendo rw'ubuzima bwawe. Ese wenda wavuka mu ntara, wageze Kigali gute? Mbese nyine nkuko umuntu waganiriza urugendo rw'ubuzima bwawe uko byenda kose. Nubwo avuga ngo umuntu ari umuntu ukunda kuvuga ngo nago mbaye mu buzima bwiza. Buri ubuzima umuntu wese uriho kwisi upfa kuhumeka uba ufite ubuzima bwiza. Umuntu ugira ubuzima bubi ni umuntu utagihumeka. Umuntu urumva kamwe nta buzima afite, ubwo nibwo buzima bubi. Buri umuntu uhumeka wese aba afite ubuzima bwiza, ahubwo babugiye buri muri kategori bugiye butandukanye. We nshaka none umbwire ubuzima bwawe butangira gute, uvukira he, mbese wenda wageze Kigali gute? Se nyine usobanura umuntu uko cyane Rwanda Shine TV utakuzi. Ubundi ngewe mvuka mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Mushubati. Yego. Ariko nkaba narakunze nyirangiza primaire, nkabona mu rugo batamfashije ngo nkomeze kwiga. Yego. Nari n'umuhanga, nuko imyumvire y'ababyeyi ariyo yanciye intege nyine. Ariko aho ngaho imyumvire y'ababyeyi gute? Kuko ntibari babuze ubushobozi bihambaye byo kuba bamburira ukuntu nakomeza kwishuri. Ariko papa yabigizemo imbaraga nkeya. Byari afite n'abadamu barenze umwe, barenze mama. Nyine dusa nk'abatatana mu miryango gutyo. Ariko nakunze kuba i Rubavu cyane, ni naho natangiriye kwiyumvamo iyo mpano. Kuko hari n'indirimbo nagiye nkora i Rubavu. Yego. Wakoreye muri studio Rubavu? Rubavu ntago najyaga muri studio zikomeye, ariko nk'umuntu wa mbere wankoreye indirimbo ni uwitwaga Peter Touch, wazaga gukorera abaririmbyi bakoreraga muri Zion Temple aho ugana kuri Petite Barriere. Yego. Niwe watangiye kunkorera indirimbo ya mbere. Iranakundwa, ariko kubera nta byo kujya ku mbuga nkoranyambaga nyine ibirangira gutyo. Ubwo hari ryari? Hari nko muri 2018 gutyo. Wabaga Igisenyi? Igisenyi hari studio zagiye zaba nyinshi, hari zo bitaga Bakaraza, hari zo bitaga Batimbuzi. Ni studio z'Igisenyi ndikubwira. Hari ba Kapiteni, hari ba Leonce Beat, hari abahanzi benshi b'Igisenyi, ba Desemu, ba Pacifica, ba Recho. Hari n'undi bitaga Angel wajyaga umukobwa.
Oya na gatipe bitaga gutya ariko abo bose wari ubazi nari mbazi n'abariri ni benshi narinze Yego. na ba Boba Style yego eh aha noneho izo studio z'igisenyi zirukansemo wageze i Kigali gute rero kugera i Kigali ni gutyo nagiye mbona akazi ko gukora nko mu ruganda rukora imikati gutyo hajya naho bakora amandazi uje Kigali aho ndangiye akazi niho njya nyine muri make ibi kintu cya patisserie mu mutwe wawe barakizi n'ubutetsi nubwo ntafite certificat certificate. ariko nzi guteka no mu makwe barantumira buriya rero certificat ni icyemezo cyerekana ko ibyo bintu wabizi kandi ikindi buriya hariho ubwenge n'ubumenyi ari ubwenge n'ubumenyi wahitamo iki nahitamo ubwenge ariko kubera ngo nandukanyirize ubwenge n'ubumenyi n'umuhanga uvugwa muri Bibiliya Salomo niwe wasabye Imana ubwenge ubumenyi wabwiga ukamenya ikintu ariko ubu uvuga ngo reka mufashe ubwenge umuntu arabuvukana ni karemano ariko ubumenyi umuntu arabushaka buri ubwenge nibwo bwa mbere kandi ufite ubwenge burya aba afite n'ubumenyi ariko ushaka kugira ubumenyi nta bwenge ufite ikirofa mu mutwe yego aha noneho dukomeze utubwire noneho ubugeze i Kigali rero ujya mu by'imigati ubaka kanya se umuntu akubonye wenda cyangwa tabigarukaho nyuma reka nkibikire ubugiye mu by'imigati ariko ufite impano y'iki yo kuririmba ugera i Kigali hano wisanze bwa mbere ahantu hurukiye bwa mbere aho wisanze urugero ushobora kuba nawe urukiye Kimisagara gutya na gutya nyine urabona ko iyo uva mu ntara ubanza kugera Nyabugogo ariko nageze Nyabugogo mvamo nkomeza ndenga Kigali ho gato mbanza kugera ahitwa Kanzenze nze ya Bugesera Nyamata yego buriya Nyamata naho hari n'indirimbo nakoreyemo muri studio ihari nuko nyine ubushobozi butaraboneka nayo ngo bayisoze nge nzayikurayo nuko rero aka kanya turi Kagugu rero Kagugu wageze gute Kagugu ahantu ndi nahageze mbona ari ahantu naho bandangiye kuba naza ngakorera ubu nsigaye nkorera dukeya twanjye yego ariko mbere nakoreraga abandi yego ubu mbere wakoreraga abandi ariko ubu ngubu duke twa noneho reka twinjire no mu buzima bw'umuziki urumva ubu ngubu uvuga ngo ukora ibintu bijyanye n'amacapati isambusa n'amandazi none reka tujye mu muziki ubihuza gute rero n'umuziki iyo nkoze nkasoza ibyo narindi gukora nijoro nifatira ikaramu n'ikayi nkandika ubu umaze kugira indirimbo zingahe nanditse zigeze nko mu 9 kari nkeya ni 9 cyangwa n'umwanya ariko ni uvuga indimi 9 nziza zanditse zikosoye kurya kanye umuntu agutunga ati ngwino muri studio naka kanyu ntunguye tiririmba naziririmba ntariwe ndeba mu ikayi kubera igihe kishize nzinyuramo nanazitekerezaho hari abantu wigeze wandika indirimbo jewe bagiye barimo ariko hari nabo bampaga ubusa ntibibe bijyanatangazwa ko ari nge wazandikaga none abantu akakwaka kanya wikora amacapati urumva n'amasambusa imbogamizi uhura muri ibyo ngibyo ukora n'umuziki ni nk'izihe imbogamizi nuko hari nk'indirimbo inyirigita nkaba nafata amafaranga muyo nakoreshaga nkajya kuyakoresha iyo ndirimbo nabwo urumva ndashaka yuko urumva ndiko turirimbira indirimbo ku buryo umuntu uri kumva indirimbo atumva ko ufite impano nyine yumve ko hari ikintu muri wowe kirimo mbese cyakuniganye urumva ndashaka yuko turirimbira saba amaboko
we gutega amaboko amatama abantu ntiyuzura amatama benshi ubona ku mihanda twe tutajya tuva ku mihari intimba n'agahinda bidashira burya bikomoka ku bukene budakira dutega amaboko bugicya bukira tutujuje n'ibiganza tugataha turakariye iyi si tukibagirwa ko ari yiducumbikiye mana afasha amaboko agiye kugaburira bishywa ntazigera atitira nk'ayakiriye ruswa ngewe haraka maze gukura sinakorakora yewe sinanabikozwa nge nzazira bazankoma mu nkokora niga urubyiruko tudakora dutekereza nk'abadahari uhura n'umusore ukamubaza uti bitubutunzi iki akakubwira ko afite inkweto ya wayiti watunze sitire ziruta izagorira unity ukamuseka ukihirika ukigendera wagera imbere ugahura n'umukobwa uti bite baby kunyeshya turushinga ubundi ubwushingiye kuki akakubwira ko yashubijwe ko abarusha amata iwabo mu murenge bahiga ku Kimero abona n'abagabo bamugurira zarabero ntiyibuke ko abandi bana batunze ibihumbi mu mayero bashiki banjye mbisegureho ntubifate nk'inyuro cyangwa ngo ndagukoze ikimwaro ngewe haraka nzira banyiramurata inkenyero rata shumi zanjye dufatanyije urugendo igihe nagwa ntararangiza urugendo nimfa ntagaranye muzandunde igihe napfa nasamye muzambumbe nimfa nkanuye muzampume igihe nzaba nkiriho muzantume uzashaka kundogoya muzamuvume nsige mbibukije aha dutuye ni hagati ya Kidaturwa na Nyarusange si imirima y'urusange aho ntabyukaniye agasuka sinahabyukanira agafuka umwanya wanjye nawe uhariye amashuka ibyo ubimbwiye waba uri mushuka rungano turakunda tugakundwa ariko ntabwo twagotwanga umwanya wose tuwuharira urukundo hatubukene butadupfundikaho amapfundo n'abakuru bavuga ngo ntajo tema inzara igutema amara ubungi inzira ndimo ndayirira kuyimara naho nakerererwa ku rugendo sinzacumbika ku mugonero sinzatuza ntatunze ibihumbi mu mayero umuvuduko mfite siniruka ku cyubahiro ngo wenda mpite mukura amagofero ibyanjye simbitega amajoro si ngombwa ko nzabanza guca igisoro na Rwanda nkoreramo mvuka miri mu mahoro n'urugendo rwanjye nzarusohoza ubuhoro niringiye yandinze kuva nkiri urusoro ntutangare rata nawe mwana warezwe na nido ubuka busigaye uri kuri gatutu video ababyeyi bawe hari ibyo batarangije namahire kuba baranadukujije ngaho komereza aho bari bagereje niga yes kanda ko telefone bicecetseho gato ndashaka nta n'ikintu ndavuga vuga nimero ya telefone nimero yanjye ndi gukoresha yego yivuge 079 43 79 664 uzi mpamvu ngo utange nimero mu by'ukuri ndasaba abantu bakurikirana Rwanda Shine TV iyi ni impano yigendera pe ndasaba aba manager dufite mu Rwanda ba Muyoboke ni benshi aba manager sinabarondora izi ni impano ziba zikwiye gushyigikirwa hari umuntu utambeba y'inzungu bebe y'inzungu uramuzi njya mwumva ariko nari ntaramukurikira reka nkufashe nk'agace nko ku ndirimbo ye murapa kimwe pe murapa kimwe reka nkufashe nko ku ndirimbo ye wumve none style yawe nawe ni style yawe na mbeba ni zimwe ntago wazitandukanye ariko mbere y'ibyo reka nsaba abantu bakurikiranye Rwanda Shine TV nukuri ko Imana bagukigikire bagwamagara baguhe support umwe ushaka ko atakubera manager akavuga ati bro ngiye nkwishyuriye urumva akavuga ati bro ngiye nkwishyuriye indirimbo nkwishyure audio akiragenda muri studio ukora indirimbo imwe noneho nawe basha gutera imbere umva mbeba y'inzungu ukuntu umva komeza usenge ntibyoroshye ako kanya pfukama hasi agahanga gahinduka ipasi bene gakwandi nambara inkindi ikirere gihinduka ukundi wayumvishe mbeba y'inzungu rero muririmba kimwe nawe rero bajya musereza ngo yakoze umuziki yakoze ngo byagenze gute reka mubwire niwihebe bizakunda ndabizi neza yuko abantu bakwiye kugushyigikira bakwiye kumva impano yawe kuko buriya ngiye nta umuntu wese ufite impano ajya amamagara muzana hano kuri mikoro rwose muzana hano kuri mikoro ubundi agira icyo akora harya nimero 34 nimero yawe ni 079 43 79 666 ubwo ku muntu uri muri Amerika akifuza kuguhamagara cyangwa kuvugisha yakandika please 250 7 9 4 3 oya 7 9 4 3 7 9 6 4 iyo ni nimero yawe
amazina bareyeho habaruyeho Vincent. Reka dusabe abantu bakurikirana kino kiganiro kuri Imana bagushyigikire, ufite impano kandi iki nagace kiganiro cya mbere dukoze n'ubu tatuzagaruka no dukora ikiganiro. Ndabizi neza abantu bakurikirana Rwanda Shine TV, ndabizi neza ko hari ikintu bari bukore, ngiye ngusabiye ubufasha, kandi umuntu wumva afite studio yabasha gushyigikira uyu muntu. Naye ikiganiro ngiye kugisharinga aba producer nziranye nabo bacyumve. Ni ukuri ufite impano pe, ufite impano kandi impano ikurimo. Hari igihe umuntu akora ibintu ukumva ari kwigana, hari igihe umuntu akora ibintu buravuga ngo ari ibintu umuntu atakwiga akuze, ngo igifaransa n'ikinyabupfura, ngo nta muntu ubyiga akuze. Ariko wowe ebana Imana ikurimo. So reka ngushimire ko witabira utumire bwacu kuri Rwanda Shine TV. Sinzi niba ikintu wabwira abakurikiranye Rwanda Shine TV ndacyanyuma. Ikintu cya nyuma ni ukubasaba kunshyigikira kuko indirimbo zo ndazifite ari nyinshi, ni uko aba ari n'umwanya uba waragenwe mudufasha mukaduha, ariko ibintu byinshi birahari byo gukora pe. Hari n'izindi ndirimbo ziruta n'izi nziza ngomba kuzajya nkora. Sa reka tugushimire. Murakoze cyane. Bakwita Firestone. Reka dushimira ko cyane Rwanda Shine TV na Lili Polo ku majwi, abo kuri kamera kumwe na Darlene ndetse na Igo. Katashimiye kwa mwakukenye kaniro cyacu. Ciao.